kandi mwabagore mwe kamabwire namwe mujya kunyazwa no gucumitwa mugaramye gusa. Niba umugabo ari kugukorera ibyo byose mukora kure kwibya amabya, mugomba kwiga uburyo bayakoraho neza cyane kandi umugabo utamubabaje. Ni ukuri mugerageze icyo kintu. Niba umugabo ari kugukora cyangwa ari kugucumita, wacisha akaboko mo hasi wagacisha inyuma y'ikibuno cyawe, hariho hose ariya mabya ugenda uyakorakoraho. Amabya abagira n'amabya meza manini, usanga urukusa n'urwo yaterura nyine. Umva, mukore ku mabya n'ahandi hagati nyine ka karonko kaba gaciyemo gahuza imboro n'amabya, n'ahandi noneho munsi y'amabya naho murabizi aho hantu kugera ku mwoyo w'umugabo hari ahantu haryohera umugabo. Ni ukuri niba ari gukorera ibyo bintu, ari gukorera neza, ari konka amabere, ari gukunyaza, ari gucumita, ari konka n'iminwa kugira ngo agushimishe akore uko ashoboye kose, wiryama nk'igiti. Wiryama nk'igiti nawe kora ibyo ushoboye, ariko ujye umukora ku mabya no ku mamoko y'amabere, cyangwa nawe uyonke. Ntabwo ari byiza kurya nyine. Nawe reba akantu umukorera kugira ngo umugore aguhe neza kandi nawe wishime n'umugore wawe arangize. Nuko umugore icyambere cyazarangiza vuba, ntabwo azakugora niba waba utamuteguye. Ni ukuri nukora ibintu. Abagore bose bakunda abantu babonka amabere, ariko rero umugore wawe umucumite umunyaza wonka amabere. Niba uri kumunyaza cyane kugira ngo ubone ukuntu unyaza, bitewe n'imboro ufite, ukuntu ireshya, kumwitaza cyane cyangwa hari uburyo gusa ugasanga yakubitseho uruda, yakubitseho agatuza, ugasanga umugore neze ariko nibwo guhumeka. Ariko kugira ngo ngewe nshaka umugabo mukurikiyeho amafaranga, mukurikiyeho imitungo, ibyo bishobora gushira, ariko imboro nta hantu yajya. Imboro nta hantu yajya. Ushobora kugenda ukurikiye imitungo igashira, ushobora kugenda ukurikiyeyo amafaranga agashira, ariko imboro ntabwo izavaho. Imboro izahora ari yayindi. Niba azi gukubitira neza ukaba unyurwa, akaba azi ya sisiteme nyine, ahaganira ku buryo bwo kunyaza umugore, yazi bituba ku buryo umugore yumva gukunze, yumva anyuzwe, akureba agahinda kakamwica kubera ibyishimo byinshi, akumva yaguheka. Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. Mwese ni ukuri ndabakunda, muri ab'ingenzi cyane cyane. Ndagira ngo tubibutse rero yuko dukora massage z'ubwoko bwose, tukaba turanga n'amazu, ibibanza, amamodoka, hanyuma nanone tukaba ducuruza imiti. Hari umuti wongera imboro, hari umuti utuma utinda mu gutera akabariro, tukaba tugira n'umuti nanone rero w'amavangingo, n'umuti wo guca imyeyo. Dukora na waxing, kogosha mu kwaha ndetse no kunsya. Ducuruza amacumbi, dufite amacumbi meza ku mafaranga make cyane. Waba uri mu diaspora uri hanze y'igihugu cyangwa uri mu Rwanda, ni ukuri ushaka ahantu ho kuruhuka heza kandi hataguhenze, ubu amacumbi na massage ni Kimironko na waxing, hanyuma imiti ni mu mujyi kwa Rubangura. Serivisi zacu rero zose ntiwabura n'imwe ufata. Nimero yacu rero ni 078 17 08 12. Uri hanze y'u Rwanda urabanza akamenyetso ko guteranya 250, kubera ko twebwe turi mu Rwanda i Kigali. I love you so much mwese. Nukuri mukomeze mudushigikire mukora subscribe. Hanyuma rero tugiye kuganira iriya ndirimbo ya Gitafu yaciye amazi, ariko mbere yuko tuyivugaho rero iriya ndirimbo rero ukuntu bayikunze ngo abantu, iriya ndirimbo ngo irimo uburozi, abandi ngo bamufunge. Gitafu wanjye, Gitafu uza abantu amaze kuruhura mu mutwe kubera iriya ndirimbo ukuntu bangana. None ikintu gitangaje ni ukuntu abana nibo bayihagurukiye. We numiwe, abana nibo bonyine abana bayikunze kurusha abantu bakuru. Bega abana dufite muri iyi minsi, yeka umwana arayikubita akanayivuga yose uko yakabaye. Urumva harimo amagambo y'igishegu cya danje, kubita
kubita, uzi ngo ahantu kubita ni hehe? Jitafu. None ikintu cyantunguye ni uburyo Jitafu ari mukuru utapfa kubimenya, kubera ni no stress, ni no stress. Ariko noneho ikindi gitangaje ni uko yigeze gufungwaho, ariko urabona ko Jitafu ni umuntu nyine ni no stress. Imyaka afite ntago ni ukuri ko imyaka afite nta hantu ihuriye n'ukuntu ameze. Umurebye agira ngo urubyiruko nyine ni akana gato kakibyiruka, urumva wagira ngo ni mu myaka nka 20, 25 gutyo, kumbe ni muzehe. Ibaza umuntu wavutse muri 86 isi itararemwa. Jitafu ni mukuru 86, ariko kandi ubona nyine ari umuntu uri sociable nyine, ni ubundi ni kuri abantu bagombye kumera, ntago bakomeza ibintu. Ubona nyine ari umuntu umeze nka wandigira ngo azapfe ejo. Ubona nyine nta kintu na kimwe gishobora kumubangamira, nta kintu na kimwe gishobora kumutera stress. Ubona ko ibintu byose byarabyoroheje. Rero niba ushaka kugira ngo nawe ntusaze ngo uzane iminkanyari usange reka mukushe, gabanya mukushe, gabanya mukushe. Umugabo nansaka maze n'amazi kubita kubita kubita, none abana barakwicheza kubita 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 kubita, bagira ngo nihera kubita kubita kubita. Abana bayishyushyemo, abana dufite muri iyi minsi ntibagatumwa. Mbega abana ariko rero reka mbabwire, hari ibintu nabonye numva ngiye nizize. Umwana w'imyaka 5 ise cyangwa nyine ari kumukamera, ari kumufata ari kuririmba indirimbo ya Jitafu gukubita, ngo yatumye umugore ibirayi ngo abizanye ngo arunama ngo ariko umwana ise niba ari ise niba ari nyine ari kumufata video akana nabonye gakobwa rwose kambaye akanzu k'umweru murakabona gato. Ababyeyi hari TikTok ubwo ni umwe mu babyeyi. Abana bayishyushye miriya ndirimbo, mu bitekerezo icyo kintu kuki abana aribo bayishyushye? Iriya ndirimbo ni y'urubyiruko, ni y'abana, ni y'urubyiruko, ni ariko noneho hari akavideo nabonye kankuraho ka Mutesi Scovia ariko iri mu kazi. Scovia ari kubyina iriya ndirimbo ari AI, mbega kumanuka ukubita kubita 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 kubita, ariko rifite beat kubita sha kubita ngo kubita Jitafu we kubita. Buriya tugiye kuganira ku buryo bwo kunyaza umugore, nyazi bituba ku buryo umugore yumva gukunze, yumva anyuzwe, akureba agahinda kakamwica kubera ibyishimo byinshi akumva yaguheka. Ntabwo umugore ajya apfa gukunda umugabo gutyo, buriya afite ikintu amukundira. Buriya ntukagire ngo umugore apfa gusanga umugabo gutyo, haba hari impamvu. Bakababeshye, nta mugore ushobora gushaka umugabo atagize gute, adafite ikintu amukundiye, adafite ikintu amukurikiyeho. Urumva kiba gihari. Umugore buriya twe tugira amarangamutima menshi, tugira amarangamutima menshi. Abagabo barakunda pe. Umugabo ni wa mugabo ushobora gukunda uri umukobwa mu bakene, kandi we yarubatse ikofi pe, afite amafaranga menshi, nta kintu kimwe gukurikiyeho, wenda ataranigeze no kukurongoraho, akagukunda rwa rukundo wibaza nawe bikagucanga. Ariko umugore ni ukuri kw'Imana, ntabwo umugore ajya apfa gukunda umugabo adafite ikintu amukurikiyeho. Icyo ni ushake mu cyandike mu kivivu. Ntabwo umugore apfa gukunda umugabo adafite ikintu amukurikiyeho. Ashobora kuba amukurikiyeho amafaranga, urumva, ashobora kuba amukurikiyeho imitungo, ashobora no kuba amukurikiyeho kuba azi kurongora neza akamugeza ku ngingo. Ariko njye reka mbabwize ukuri, kugira ngo nkurikire amafaranga, nkurikire imitungo, nakurikira umuntu uzi kurongora neza, anyurwa pe, ayumvira mu gutwi, ubundi nkarangiza neza. Buriya abagabo benshi ntabwo bajya apfa kumenya ahantu ibyishimo by'umugore biri, ariko kubanza nakora video nicaye, ndabona nanjye nabangamiye, nkunda gukora video mpagaze. Urumva
ni ukuvuga ngo umugore ashaka umugabo kubera yuko hari icyo amukurikiyeho, ariko kugira ngo ngewe nshake umugabo mukurikiyeho amafaranga, mukurikiyeho imitungo, ibyo bishobora gushira, ariko imboro nta hantu yajya. Imboro nta hantu yajya. Ushobora kugenda ukurikiye iyo mitungo igashira, ushobora kugenda nayo ukurikiyeyo amafaranga agashira, ariko imboro ntabwo izavaho. Imboro izahora ari ya yindi, niba azi gukubitira neza ukaba unyurwa, akaba azi ya sisiteme nyine ahantu. Ubundi umugabo, abagabo bibananiza iki kuba mwamenya ahantu umugore aryoherwa? Bibananiza iki? Ni gute udashobora kumenya aho umugore wawe aryoherwa? Niba aryoherwa umunyaza, niba aryoherwa umucumita, kuki mutamenya icyo kintu? Mu kunyaza rero harimo sisiteme yo kunyaza. Niba uri kunyaza umugore, irinde kumwegeka agatuza kawe, uvuga wenda ni ngarama, mbese irinde guhuza cyane igice cyawe nawe cyo hejuru. Ndi nawe uri kubyumva, guhuza nawe mwitaze, ahubwo use n'uhuza intuza, kandi nyine hasi naho ntumwegere cyane, use n'umwitazaho, ariko noneho mwimbere nyine hano igice cyo hejuru, kunda ku gatuza, ntumwegere cyane, kugira ngo abashe kubona ukuntu yirekura, abashe kubona ukuntu arekura y'amazi, avubure amazi menshi aze. Ni uko umwitaza ukashiramo akanya gatoya, urumva, kugira ngo abone n'umwanya wo guhumeka. Hari uburyo gusa ugasanga yakubitseho uruda, yakubitseho agatuza, ugasanga umugore neze ariko nibwo guhumeka. Harimo uburyo bwinshi bw'uburyo ushobora kunyazamo umugore wawe kandi akanyara neza. Hari n'uburyo ashobora kutanyara kubera wowe, bitewe n'uburyo wagiye uramurambararaho. Abagabo urarambarara ku mugore, wenda unamurusha n'ibiro, urumva uri kumubuza umwuka, uri kumucura umwuka. Urumva niba abangamiwe iki gice cy'umwuka cyangwa mu gatuza, ari burekure amazi kandi atisanzuye, bisaba ko wowe nawe ahangaha umuhereza umwanya. Noneho hepfo ntumwitaze cyane kugira ngo ubone ukuntu unyaza, bitewe n'imboro ufite, ukuntu ireshya, kumwitaza cyane cyangwa. Niba urimo kunyaza umugore, mwitaze nk'umucura umwuka, umuhe kwisanzura. Noneho na cyagiye ashaka kuyarekura, nyine amere nk'uyasunika, kuko kugira ngo nyine utamubangamira, muhe akanya, muhe akadisitanse gakeya, ku buryo ahangaha hawe nawe bitagira. Hari ugiye gusanga umugabo arubaramye, ukabona ibiro byose bikubise ku mugore. We gabanya akarindi. Kurongora umugore cyangwa guswera umugore ntabwo ari intambara, ntabwo ari byacitse, ibintu byose byoroshye, ube na romantike. Urumva, icyo si kimwe. Nyine muhereza umwanya iki gice, wimupfukirana kubera ko arabura umwuka cyangwa abura ukuntu asunika amazi. Muhe disitanse, muhe akadisitanse. Noneho hasi naho, bitewe n'uko imboro ye ireshya, niba ari ngufiya, urumva arakwegeramo ukuntu, niba ari ndende agire gute, yegeremo nyine ubona ukuntu ayifata. Ariko niba ari ngufi nyine uregeramo, ariko hano hejuru atensheni, muhe umwanya, ahubwo noneho abone umwanya, abone umwuka, wimucura umwuka, kugira ngo yisanzurane kuri amazi neza. Nuko iki gice umuhereza umwanya w'ubuhumekero n'uburyo ari busunika amazi. Mureke kubandarara ku mugore kubera ko umurusha ibiro. Ikindi noneho, niba uri kumunyaza, onka imoko. Niba uri kunyaza umugore wawe, onka imoko. Niba uri kunyaza umugore wawe, onka imoko. Umunwa wawe ujye uwukura ku imoko ujyana ku munwa we, ukura ku imoko umusoma, ukura ku imoko umusoma. Ibyo bintu abagore bose bakunda kunyaza, bari konkwa amabere. Buriya konkwa imoko
binatuma umugore arangiza vuba. Wowe niba utabikora, niba utari unabizi, bikore. Niba waba uri kumunyaza, waba uri kumucumita, byose onka imoko. Noneho ujya uvana umunwa ku imoko uwujyana ku munwa. Urumva bizamufasha kurangiza vuba bitagize gute, bitatwaye umwanya muremure. Wowe bigerageza urebe. Noneho ikindi kibanga mu konka ibere ni uko bituma umugore noneho abona amazi menshi. Amazi menshi araza akora uburyohe bwinshi, buragenda bukamwinjira mu mubiri, noneho akirekura ku rwego udashobora kumva. Niba azana gutuza dukeya, ahita azana amazi menshi kuva arabikubise, noneho agatosa akagutosa mu gatuza, amazi ugasanga yuzuye. Mwonke imoko. Niba uri kumunyaza, kore uri konka imoko. Uvane umunwa ku imoko ujyana ku munwa ujya kumusoma. Nibyo. Ariko uri gukubita, kubita sha. Uri gukubita ku rugongo, uri gukubita ku mishino, uri gukubita ahandi, byose narabibabwiye. Ukubita kuri rugongo, ugakubita ku mishino, ugakubita no mu muryango wacyo, muri ya ntuza yacyo, noneho no hejuru mu gisenge, hari aho hejuru mu gisenge nabyo ko ariho hantu haba uburyohe bwinshi cyane. Urumva, ariko banza umenye system yo kunyaza, umenye uburyo unyaza w'umugore wawe kugira ngo atazanakurambirwa. Buriya nunyaza umugore uri no kumuvangira, uri no kumucumita, ukamunyaza, ukongera ugahita ujya gucumita, kandi byose ukabikora uri konka amabere ye, uva kurya iburyo ujya kurya ibumoso, ujya ku munwa, umwonka umunwa, umuha iminwa, ariko noneho bikaba kubikora. N'abagabo kuri mutubabarire mu burose, ko nujya gusoma umugore wawe utaboroshe ntabwo uzatubaza n'amazi. Ni ukuvuga ngo mbese kugira ngo kugira ngo umugore anyare cyangwa azane amavangingo, azane amazi, ni uko nta kintu na kimwe kiri mu mutwe we kibi. Wamukoropye mu mutwe ibintu bibi byose wabanje kubikuramo, wamuteguye, uzi neza ko nta stress afite, noneho uwo muntu wawe niba uri kuvura umunukire, waba ari inzoga wanyoye, yaba ari ukudaborosa, buriya mu kanwa hari igihe hanuka, kandi hari abantu batamenya ko banuka mu kanwa. Njyewe ariko nakubwira, ntabwo njya ndipfa, nabwo ntibanze kuborosa, niho ntandukaniye n'abantu, buriya ngiye nkubwiza nshobora guhereza ndakubwira, noneho wanyanga wankunda byawe. Yewe umugabo wanjye mubwiza ukuri, ambwira nti sheri wanjye tujye kuborosa, tugende nkoze, ngukorere massage. Urumva, ndashaka ko unkorera aha, ubundi burangiza ibintu nk'ibyo nyine tukaganira. Ariko se wowe umugabo wawe nta borosa, ngo uri kubyihanganira ngo aragira ngo iki? Mubwira ajye kuborosa. Ubundi abagabo kuki baba bumva bakwifata nk'abana? Ni gute wowe utakwibwiriza ngo uvuge uti ngiye mperuka kuborosa mu gitondo, none ngiye kurongora umugore wanjye nijoro, ubu ngubu mu kanwa ndi kunuka gute? Ukagenda ugiye koza ibya, kandi ikindi mwoza amabya yanyu neza, amabya yanyu muyoze neza n'imboro, kubera ko hari abantu bajya kwiheha, akajya kwihehesha akoresheje papier hygienique, yarangiza ngo nyonka, ngo mbabara ngo nsise, arajya gususa mu mabya no ku mboro, asange hariya mabya ariyo wa mwanda ukomeye. Uzi neza ko wihehesheje papier hygienique cyangwa igipapuro cya primaire, uri kubwira umugore wawe ngo nagusise. Uzi neza ko utakarabye, uzi neza ko wihehesheje papier hygienique cyangwa se igipapuro. Najya konka arajya konka amabya mu mwanda wawe. Mujye mwoza neza amabya yanyu n'imboro zanyu. Umugore najya konka, najya gusa biraryoha, ntabwo ari abagabo gusa muryoherwa. Njyewe gusisa umugabo nyiri imboro nziza ifite isuku biraryoha pe. Umuntu arabifiringa kumva ameze nk'umuntu uri konka akabombo, bombo yo ku gati. Ariko noneho uzakubitane, mwa bagabo mwoge,
kandi wa mugore we nawe ntuzemere ko umugabo wawe atabanje kujya koga, yabanza akora isuku. Urumva? Noneho kwa kundi uri kumunyaza, ubwo nako nakari gaciyemo, kwa kundi uri kumunyaza, uri konka amabere, please iki kintu mugishyire mu bwonko, mwumve ko ari ingenzi pe no kurusha ibindi byose. Bera umugore wawe umucumite, umunyaza, wonka amabere, wonka amabere ye, wonka amabere ye, uva kurya iburyo ujya kurya ibumoso. Kandi konka hari abantu batazi konka amabere. Hari ukuntu ujya konka ibere ugasanga uri gufatisha amenyo. Ntabwo kujya konka ibere abantu bakishije Imana y'isi y'ijuru, kumpamagara nkumva ngiye guta ubwonko hasi. Konka amabere ujyana akarimi n'aha hejuru, nabibabwiye, ntabwo ufatisha amenyo. Hari ukuntu umuntu yari konsa umwana mukuru, umwana akuruma ibere akakwitegereza akareba umujinya uri bugire. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Unkesha ururimi n'aha ngaha hejuru, hano hejuru y'amenyo, niho wonkesha imoko yawe. Noneho warangiza ukazungurishaho n'akabiri kw'imoko. Umugore icyambere cyazarangiza vuba, ntabwo azakugora niba waba utamuteguye. Ni ukuri nukora ibintu. Abagore bose bakunda abantu babonka amabere, ariko iyo wa mugabo uzi kurongora, uzi ibyo arimo. Hari abagabo batazi gutwera, ugasanga akagabo ntikabizi, ariko kari kujya konka amabere, kandi hasi urabizi nta kintu kiri gukorwa. Niba uri umugabo wiyaminiye ukaba ubizi, ibyo bintu bikora, umugore azarangiza vuba. Ikindi bizamufasha kurikura amazi menshi nubikora neza. Simbigishije kunyaza. Ikindi noneho niba uri kumunyaza, niba ubona ko ufite ibiro byinshi, sa n'ujya mu nguni, sa n'ujya gutya mu ntambike, umunyaza noneho we agaramye gutya, ariko akaguru kamwe kameze gutya, noneho usa n'umunyariza gutya. Uba uri mu ruhande n'urukonka ryabere, uri mu ruhande uherereyemo, ariko usa n'uri hasi ho gatoya. Mw'abantu mwe, nzabigisha sisiteme nyinshi z'uburyo unyaza w'umugore wawe ukamucumita kandi akarangiza. Kunyaza cyangwa se gutwera umugore wawe, menya neza icyo gikorwa ugiyemo. Menya neza ko ushaka kumushimisha, urumva, ushaka ko anyurwa, Umugore buriya iyo umurongoye ntarangize, ndababwiza ukuri ko nta byishimo aba afite. Ikindi noneho ni uko nyine aba yumva anakuze umutwe. Iyo urongoye umugore wawe akarangiza, menya neza ko yakwishimiye, menya neza ko yaryohewe, ariko nurongora umugore wawe ukabona ntabwo arangije, uzamenye ko afite stress. Ikindi noneho ntabwo yaryohewe, nyine afite ibintu byinshi mu mutwe. Buriya ubushake bw'umugore buturuka hano cyane kurusha. Arega twe ntarari tugira, ikintu tugiye tugira amarangamutima. Niba umubembereje, niba umufashe neza, niba umuhaye buri kintu cyose, niba nyine wumva atuje, menya neza ko umugore wawe ari burangize. Ariko nta kuntu uzaba wamukubise, ngewe unkubise nta nubwo nabwiye, nta kuntu ushobora gukubita umugore wawe narangiza ngo uhenga ngo mpindukire. Haba harimo n'ubugoryi. Mpindukire wankubise, ngewe manika akaguru wankubise, ariko ngamara nahangara ko nta n'ubwoba mugira. Ukubise umugore wawe wishakiye, narangiza ngo hindukira, ntabwo naguhindukirira ngiye wankubise. Ibibaho uko wumva ikintu cyakubabaza wowe ukumva cyakubabaza, nawe ufite umubiri, hagize umuntu ugukubita akumva ari byiza. Ese mwagiye mwishyira mu mwanya w'abantu? Wowe ukubise umuntu narangiza ngo hindukire, urumva ntabwo igituma nishimiye. Kugira ngo umugore aguhe neza kandi nawe wishime n'umugore wawe arangize, ni uko ubanza kumuzamurira amarangamutima ye. Umugore ku buryo nyine mujya mu gikorwa rwose ntanagutinze. Buriya umugore amufashe neza nta nubwo ajya atinda kurangiza. Umugore amufashe neza yishimye mu mutwe, nta bintu byinshi bibi birimo, ndakubwiza ukuri, umugore ararangiza kandi araryoherwa, nawe ukaryoherwa. Ariko mwebwe mufata abagore banyu nabi, mubafata nk'ikimbwa yanze, arangiza ngo ngoma
ese kutari kurangiza ngo utinda kurangiza ni ukubera wowe umufata nabi. Umugore ugomba kumufata neza, ntabwo twaremewe kutwereka imiti, ntabwo dufite imitima ikomeye yo kuba twakumva ko twakwihanganira ibintu byose bibi. Ikindi ntara ritugira, none ufata umuntu utararemewe kubabara ngo abyihanganire, nurangiza noneho usange utari no kumukunda. Twaremewe gukundwa twebwe, mudukunde tubahe igiti, mudukunde. Abagabo mwubatse ingo zanyu, mwafashe abagore banyu mubahindura nk'aho ari iyarara, mubasuzugura uko mwiboneye. Neva. Niba ushaka umugore wawe aguhe neza, banza umuturishe, banza umenye icyo umugore wawe akunda n'icyo yanga, umurinde ikibi cyose, ubundi ngo urebe nk'igituba kiraryoha. Bajya bavuga ngo abagore barabiha, umugore abiha kubera impamvu, abiha kubera umugabo. Nta mugore ubiha ubaho, anabihinduye. Nta mugore ubaho, nta n'umugore mukagatari ubaho. Abagore bose bararyoha, ahubwo biterwa n'umugabo n'uburyo umugabo amufata. Wowe uzamufate neza urebe, uzahita wumva itandukaniro, uzumva ko agashyuhe karimo, wumva ikiroroshye, n'amazi aze, urumva no kurangiza arangiza iva bitakugoye. Ariko mufata abagore banyu nabi, ukumva ngo umugore wanjye ngo ntabwo ngo arangiza ngo vuba, ngo atinda kurangiza, ikindi ngo amazi ngo ntayo, ngo ni mukagatare. Kubera iki? Kubera wowe umufata nabi. Kandi twaremewe kubwirwa neza no gukundwa, tukabubaha. Cyo kora tukabubaha pe, buriya umugore utubaho umugabo, umugore utubaho umugabo. None narasetse, hari umugore mbega agasuzuguro, hari umugore ukubita umugabo. Njyewe nzi, ntabwo ari mu Rwanda, ni muri Congo, akubita umugabo we akamuhabya, akamukubita, babyaranye 5. Uwo mugore avuze umugabo aramukubita, kandi babyaranye 5, kandi babyara buri mwaka. Aramukubita, akawuvuza, akamukubita, akubita umugabo. Umugabo yaragiye ariyakira, akavuga ngo hari isombe ngo bahereza ngo abagabo ngo bakabica igicucu by'isombe. Ibyo ntabwo ari byo. Niyo munabikora ni ugukoresha mana. Umugore akagenda akaba inganzwa, ukajya umukubita. Ibaze nawe n'ukuri kw'Imana, ukubita umugabo wawe mubyaranye, byabirenze pe. Ubundi umugore utukana, umugore urwana, umugore urwana n'umugabo we, umugore utuka umugabo we, uwo ntabwo aba akiri umugore, aba ari ishyano, aba ari ishyano. Umugabo rero we ukubita umugore, umugabo udafata neza umugore we, uwo ni imbwa. Bivugiye ahandi, imbwa nayo imurusha agaciro. Umugabo ukubita umugore we sinzi icyo ari cyo. Umugabo udaha umugore we bikwiriye, uwo ntabwo sinzi icyo umuntu yamwita, kuko imbwa ifite agaciro. Rero mu gihe cyo kunyaza, kwakundi kunyaza, banza umenye neza niba umugore wawe ameze neza. Ni ukuri niba umugore wawe ameze neza, wamukoreye byiza, umugore wawe ukamunyaza, ukamucumita, uri konka amabere ye, uva kurya ibumoso ujya kurya iburyo, gutyo. Umugore harya ubwo ntabwo azarangiza, azarangiza kandi azane n'amazi menshi, menshi pe, menshi cyane, menshi cyane. Kandi umugore azaryoherwa, nta nubwo azatinda kurangiza. Banza umushimishe. Noneho handi mu nguni, handi nyine kwa kundi wibereye nyine mu nguni, ushobora kumva nyine uburyo buri bukorohere. Ushobora no kumunyaza umuturutse inyuma, kandi we agaramye, wowe uri mu rubavu. Ushobora no gufata akaguru kamwe ukamunyaza imboro yicishijemo hagati, cyangwa se akaguru kamwe ugasa naho ugashyira hirya n'ukaryamiyeho gatoya, ariko ntumubabaze, akandi ukakamanika, noneho ukamunyaza igituba kimeze ukuntu ukirebera nk'ahangaha. Byose birashoboka. Ariko mubabwiye yuko kugira ngo umugore aryoherwe ni ukumwitaza iki gice cyo hejuru ntibyegerane, kugira ngo abone umwanya wo guhumeka, abone n'umwanya wo kwisanzura, noneho abone n'umwanya wo kurekura ayo mazi. Ikindi noneho mu kumusoma, ntabwo uri umusome ngo nuko mbese ngo namusoma gute ngo namwitaje. Uramwitaza ukamuha umunwa gusa, uri no gufata
ku mabere kandi mwa bagore mwe kamabwire namwe mujya kunyazwa no gucumitwa mugaramye gusa. Niba umugabo ari kugukorera ibyo byose mukora kure kwibya amabya, mugomba kwiga uburyo bayakoraho neza cyane kandi umugabo utamubabaje. Ni ukuri mugerageze icyo kintu. Niba umugabo ari kugukora cyangwa ari kugucumita, wacisha akaboko mo hasi wagacisha inyuma y'ikibuno cyawe, aho ariho hose ariya mabya ugenda uyakorakoraho. Amabya abagira n'amabya meza manini, usanga urukusa n'urwo nyine. Umva mukore ku mabya n'ahandi hagati nyine ka karongo kaba gaciyemo gahuza imboro n'amabya, n'ahandi noneho munsi y'amabya naho murabizi aho hantu kugera ku mwoyo w'umugabo hari ahantu haryohera umugabo. Ni ukuri niba ari gukorera ibyo bintu, ari gukorera neza, ari konka amabere, ari gukunyaza, ari gucumita, ari konka n'iminwa kugira ngo agushimishe akore uko ashoboye kose, wiryama nk'igiti please, wiryama nk'igiti. Nawe kora ibyo ushoboye, ariko ujye umukorakora ku mabya no ku mamoko y'amabere, cyangwa nawe uyonke. Ntabwo ari byiza kurya nyine. Nawe reba akantu umukorera, wiryama nk'igiti ngo ugarame. Bize ngarambe ntabwo tubashaka muri cya gikorwa. Mwese ni ugushishikara. Niba mugiye gutera akabariro, turabizi neza ko gutera akabariro cyangwa se gutwerana ku bantu bashakanye bituma urugo rumera neza. Iyo mwe mubyemerewe ni umugisha, iyo mutabyemerewe ni umuvumo.